nitwa Dr. Victor Tugimana n'undi umuyobozi wa kampani Shangi. Ndagushimira rero yuko komano usigaye ugenda wububa ukomeje kubana natwe muri gahunda ijyanye n'ubuzima kuri channel yacu yitwa Shangi TV. Iyi channel twayigushyiriyeho kugira ngo ubashe kumenya ibyigisho by'ubuzima bitandukanye, ibyigisho bibasha kugufasha kugira ngo ubashe kugira amagara mazima. Iyi ni channel yagiyeho rero by'umwihariko mu gufasha abadukurikirana bose bari mu mpande zitandukanye z'isi, ndetse by'umwihariko udukurikira uyu mwanya, by'umwihariko turakubwira yuko iyi channel yaje kugira ngo ikemure ikibazo abantu bari bafite kijyanye n'ubuvuzi gakondo buvuguruye bujyanye n'igihe. Iki ni igihe rero buri wese yabasha kwivura akoresheje ibimera, ndetse ni igihe umuntu yabasha kumenya yuko hari ubuvuzi nyabwo butari bwa bundi bwa pirate. Iki ni igihe rero tukurarikira gukurikira ibyigisho byacu byiza. Uyu munsi nk'uko twari twabibatangarije, tugiye kubagezaho by'umwihariko imwe mu miti kampani Shangi ikora, ndetse imiti ibasha gukiza abantu mu buryo butangaje. Tugiye rero kukugezaho umuti ushobora gukiza indwara ya hemoroide. Nk'uko twigeze kubibabwira, hemoroide ni indwara mbi, ni indwara by'umwihariko iterwa na mikorobe zataka igice cy'amara asohora umwanda, ndetse by'umwihariko ahanini abahanga bakavuga yuko iyi hemoroide ishobora guterwa nyirizina n'inzoka yitwa ogizire, kubera ko iyo nzoka ikunda gukora igikono ahagana mu iherezo ry'amara matoya. Ahangaha rero hemoroide ishobora kukwibasira bitewe n'iyo nzoka ubukana yaba ifite. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye kukubwira iyi hemoroide muri rusange, ese tugiye kuvura yaba imeze ite, yaba ari indwara imeze gute, kugira ngo umenye ko ari hemoroide. Umuntu ufite hemoroide, ibintu bimuranga mbere na mbere, agira uburyaryate mu kibuno. Umuntu ufite hemoroide, ikindi kibiranga, akunda kwishimagura cyane mu kibuno, ndetse mu kibuno haratutubikana cyane, hakazamo utuzi, akumva arokererwa cyane. Ikindi, umuntu urwaye hemoroide yagiye kwituma arababara, ndetse by'umwihariko akituma ibyo bita impatwe cyangwa se constipation. Bityo uyu muntu yituma bikomeye cyane, yajya kwituma akababara akikanira, ndetse by'umwihariko arasharirwa igihe arimo yituma. Hemoroide rero ni indwara ifata abantu batandukanye. Hemoroide ikindi kiranga umuntu uyifite, azana utubyimba mu kibuno, utubyimba tunini cyane. Utwo tubyimba rero tubasha kugenda tugafunga igice gisohora umwanda, bityo uyu muntu ntabasha kwituma neza. Hemoroide by'umwihariko umuntu uyifite ababara mu ruhago, ahagana y'igitsina gitereye, ababara umugongo. Ikindi, akunda kugira ubushagarira. Ikindi, akazana ibyo bita amaswaganga, cyangwa se kugira utuntu turi mu hano mu mayasha, mu ruteranyirizo rw'amatako, akumva ahajemo utuntu tw'utubuye. Hemoroide rero umuntu uyifite by'umwihariko ishobora no kumutera ingaruka. Ashobora kugira ikibazo cyo kudakora imibonano mpuzabitsina neza, ashobora kugira ikibazo cyo gufunga ntabashe kwituma akamara igihe atituma, ashobora kugira ikibazo by'umwihariko cyo kutabasha kubyara, kubera ko intanga zihita zigenda ziba nkeya. Hemoroide rero nakubwira ngo ntabwo ari indwara yoroshye, ariko uyivuje neza irakira. Hanyuma rero reka by'umwihariko nkubwire ngo umuntu urwaye hemoroide akunda kugira ibibazo byo kwibagirwa, ibintu byo kujahagurika mu mutwe, ibintu byo kumva mu mutwe adatuje. Hemoroide reka tukubwirira imiti yivura, ahari wenda bizagufasha. Nugana kampani Shangi bizakugirira akamaro, kuko twizera tudashidikanya yuko ari kampani yaje mu gihe abanyarwanda bari bayikeneye, kuko ni kampani ibasha kuvura ikoresheje ibimera kandi mu buryo bwizewe, uburyo buri naturere, uburyo bw'umwimerere,
uburyo nta bindi bintu bikoreshwa uretse gukoresha produit zacu ziboneka iwacu mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Niyo mpamvu tugiye kubwira rimwe mu bimera wakoresha kugira ngo ubashe kwivura hemorrhoid. Ese wakoresha iki? Muri rusange ikintu uzabasha gukoresha mbere na mbere, uzashaka umuti witwa Abatus uzayibona ari powder, uzayibona ari ifu. Abatus uzayibona ari amazi. Iyi miti uzayikoresha yombi. Uwifu uzawufata uvange n'uriya w'amazi, ujye wisiga mu gitondo na nimugoroba hahandi nyine mu kibuno. Ikindi uzashaka umuti witwa aloe kanzero ikorwa na kampani Ishangi. Uzayibona ari isabune, uzayibona ari amavuta. Iyi ngiyi uzakarabira sabune nurangiza wisigare amavuta. Ikindi uzajya gusohora iriya myanda irimo imbere mu mubiri. Uzakoresha rero detox ikorwa na kampani Ishangi. Ni produit yizewe isohora imyanda neza, hanyuma wongereho habatunemo. Detox uzakoresha ifu, ikiko kimwe mu gitondo ikindi nimugoroba bikora iminsi 3. Detox y'ibinini uzakoresha ikinini kimwe mu gitondo ikindi nimugoroba bikora iminsi 3. Uzaba ufite amahirwe yo gukira hemorrhoid neza. Ikizongeraho rero nuko uzakoresha undi muti w'amazi witwa Rusendina from Ishangi Company Limited. Ni umuti ukozwe mu bimera by'iwacu mu Rwanda, ndetse ujya koza neza mu mara, ujya kuvanamo imyanda mu mara. Uyu muti uzakemura kuri bya bibazo bya stress wagiraga, bya bindi byo kumva umutwe udatuje, bya bibazo umuntu agira kumva yacitse umugongo. Uyu muti witwa Rusendina uzabikemura. Hahandi ugira indwara z'ubuhumekero, hahandi wumva mu gatuza bitameze neza, iyi Rusendina izabikora. Ni produit ikorwa na kampani Ishangi, produit imaze kugera henshi kure hashoboka. Ni produit kandi idafite ingaruka mu mubiri w'umuntu. Nuyikoresha neza, ikibazo cya hemorrhoid kizaba kirangiye. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, kandi by'umwihariko reka tukubwire ngo nakagaruka. Ukeneye rero kudukurikirana, ushobora guhamagara nomero yacu ya telefone ni 078 540 82 52. Ushobora no gukoresha Tigo 0722 50 82 52. Ushobora no gukoresha MTN umurongo wa 3 078 22 124 88. Nuyihamagara tuzakwakira by'umwihariko, hanyuma tugufashe. Ishangi Company Limited, ibimera ni umwami w'imbaraga mu guhindura ubuzima bwawe. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha.